bari kugenda bagize guta bikoreye. Nabonaga abantu bikoreye, bamwe bakazamuka abandi bakamanuka, ariko bagenda bikoreye. Akazenguruka ariko yikoreye umutwaro, kandi umutwaro kuba wikoreye ntabwo yabigizemo uruhare, si yabihisemo, ni umutwaro yikorejwe n'abandi, ni umutwaro yikorejwe n'abarozi, ni umutwaro yikorejwe n'abadayimoni, ni umutwaro. Imana yarangendereye inyereka abantu benshi bagenda bikoreye imitwaro itandukanye, imitwaro ibaremereye, imitwaro ibavuna. Ibitugu bya leta ikiziriko, iki murakibona ni ikiziriko, iki ni ikiziriko. Noneho aleluya, nabonaga abantu benshi bagenda baboshye. Urabona, ufashe nk'ikiziriko ukakizirika ku giti, ukazirika itungo runaka nk'intama. Niba ikiziriko kireshya na metero 2, intama ntabwo izabasha kurisha muri metero 3, irisha ahangana nawe ikiziriko kigarukira. Naje gusobanukirwa rero yuko abantu benshi bagenda baboshye. Imana tugeneze, Imana turengere. Ufashe dokima nk'iyi ngiyi, yego, ukaza ukayishyiramo ahangaha, burya abaye puberi, iba yataye agaciro. Noneho niyo rero strategy abarozi bari gukoresha muri misi. Mbese ugasanga abarozi bafashe nk'umuntu mu mbaraga za gishitani, bamushyize muri puberi, akajya agenda ariko baramushyize muri puberi. Bisobanura ngo nubwo yambaye neza ariko bamushyize muri puberi, akambara neza akaberwa, akambara ikositimu cyangwa akambara ikanzu nziza, ariko nubwo agenda ariko bamushyize muri puberi. Bisobanura kuko bo bazi icyo bakora. Niba rero akazi k'abantu abademoni batabitse turakavana mu izina rya Yesu Kristo. Amadose y'abantu abademoni batabitse turataburura mu izina rya Yesu Kristo. Ubukwe bw'abantu Satani yatabitse akabuzinga turabubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bukwe bube reboze koterebo amadose y'abantu Satani yatabitse reboze koterebo turayabohora, turavana ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu mbaraga z'Uwiteka Imana, turi mu mbaraga z'Uwiteka Imana, turi mu twari w'Uwiteka Imana. Aleluya. Ngo kuki abantu bikoreza abandi bantu imitwaro nabo batabasha kwikorera? Uzi ko ari imitwaro abantu bagiye bikoreye ariko batazi uburyo yabajeho. Ugasanga umuntu n'urugerege kuri umutwaro uruvugo, kumba abantu bahuje inama yo kumuvuga baramusebya, bamaze kumusebya akagenda yambaye isura y'urubwa, kandi umuntu abantu bari gusebya. Nubwo wagegeza kwisobanura ntago wasobanuka, keretse kurindira Imana mu ijuru yonyine ikaba ari ijya gute igusobanura. Cyakoze icyo nkundira Imana yigusobanura sobanuka. Harimo abantu bagenda bikoreza karande batazi uburyo zabajeho, nyamara nukubera yuko ari bitwaro bikorejwe na Satani. Hari abantu bikora imitwaro bikorejwe n'abantu, hari abandi bikora imitwaro bikorejwe n'abademoni na Satani. Ariko reka nkubwire, mu ijuru hari Imana igira neza, Imana itangaje, Imana itabara. Amina. Imana tuje neza. Amina. Mbibona murabona iyi ningati, iyi ningati iri Imana tuje neza. None nagiye kona nkabona abantu bari kugenda bagize guta bikoreye. Nabonaga abantu bikoreye, bamwe bakazamuka abandi bakamanuka, ariko bagenda bikoreye. Akazenguruka ariko yikoreye umutwaro, kandi umutwaro kuba wikoreye ntabwo yabigizemo uruhare, si yabihisemo, ni umutwaro yikorejwe n'abandi, ni umutwaro yikorejwe n'abarozi, ni umutwaro yikorejwe n'abadayimoni, ni umutwaro. Imana yarangendereye inyereka abantu benshi bagenda bikoreye imitwaro itandukanye, imitwaro ibaremereye, imitwaro ibavuna. Ibitugu byarahetamye. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana tujye neza. Kuko nabonaga abantu bageza ibitugu bimeze gutya, bagenda ibitugu bisa nk'ibyahetamye kubera imitwaro bagenda bikoreye, kandi barayikorejwe n'abandi. Kuki abantu bikoreza abandi imitwaro nabo kandi ikibazo batabasha kwikorera? Ariko Uwiteka Imana ishimwe ko mu ijuru hari Imana ikiza abantu imitwaro. Imana ihabwa icyubahiro. Hari Imana ikiza abantu imitwaro ikabavanaho imitwaro. Haleluya. Muni ngera avuga ngo yadutuye imitwaro yadetamishaga, none tugenda twe. Haleluya. Rero Uwiteka ajya kiza abantu imitwaro, agakuraho abantu imitwaro.
lebose koto ajya kiza abantu imitwaro lebose kote. Imana yarangendere inyereka abantu benshi bagenda bikoreye imitwaro, abakore ndetse n'abahazi, kandi imitwaro ngo bikoreye ntago babigizemo uruhare, si amahitamo yabo, si uko babishatse, bayikorejwe n'abandi. Ariko mu ijuru hari Imana ibasha kubakiza imitwaro. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana imwishe iturwanirire, Imana idutabare, Imana tujye neza, Imana idukize. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibwo nagiye kubona nanone, ubwo nabonaga iryerekwa, iki ni ikiziriko, iki murakibona ni ikiziriko, iki ni ikiziriko. Noneho haleluya, haleluya, nabonaga abantu benshi bagenda baboshye. Urabona, ufashe ikiziriko ukakizirika ku giti, ukazirika itungo runaka nk'intama. Niba ikiziriko kiyeshya na metero 2, intama ntabwo izabasha kurisha muri metero 3, irisha ahangana nawe ikiziriko kigarukira. Naje gusobanukirwa rero yuko abantu benshi bagenda baboshye, bagenda baboshye, bagenda baboshye. Imana tugene, Imana turengere. Somera sha 40 40 yego 40. Imana tugene zibane natwe. Ta pele boze konta rede boze konta rede bo. So pelebo to pelebo to pe mani shimwe to pelebo to lenimo so pelebo. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, uyu munsi none ukure iminyururu, uyu munsi none ndakubohora, nkukure iminyururu ku maboko. Imana igurekera. Haleluya, haleluya. Uze kundebera none Matayo 15:13. None uyu munsi none ndakubohora, kuvana iminyururu topelebo, ndakubohora nkuvana iminyururu ku maboko yawe. Redebo, Imana ire kuvana abantu iminyururu. Lebose imaje kukura abantu iminyururu. Redebo, imaje gukiza abantu iminyururu. Redebo tekoto, imaje gukiza abantu iminyururu. Ta pelebo, redebo, imaje gukiza abantu iminyururu. Zolelebo, ta konta, za telebo, ze konterebo, ze konterebo. Witeka aje kujya neza abantu be, aje gukiza abantu b'iminyururu. Witeka aje kurengera abantu be. Redebo ze konterebo, redebo sayimora, lebo ro lebo ze konterebo sayimora, topi konterebo sayini kirimenias, lebo te konterebo to lo detai sari izima, sari gizimando topi konterebo ze gerisiki topi konterebo. Witeka aje lebo kanagatinze leo, Witeka aje kadahagurutse. Redebo ze konterebo ze konse haje kwigaragaza. Haleluya, haleluya. Redebo ze konterebo haje kwigaragaza. Abantu benshi barariganyijwe, hari Witeka aje kwigaragaza. Redebo Witeka ratabaye. Redebo Imana ifukana n'abantu bango nibikomeze ku Witeka Imana. Imana avuga ngo abantu nibashaka basi Witeka Imana, abantu nibongera basenge kuko Dore Witeka akoze ibintu. Redebo ze konterebo Witeka aje gukiza abantu imitwaro. Redebo ze Witeka ndura abantu amateka. Redebo Witeka rigaragaje. Pepiko Witeka kure ku cyavu. Witeka abanyigisuzuguriro, amana no gukiza indwara. Redebo ze konterebo Dore Witeka. Redebo ze kote po redebo ze konsekoterebo. Hari abantu redebo ze koterebo. Witeka avuganye n'umugabo witwa Jean Marie. Redebo ze konterebo, Imana imuvanyeho umutwaro umuremereye w'urwayi bwa diabete. Konterebo, Imana ivuganye n'uyu redebo ze konterebo feza. Redebo ze kote redebo hari mu gihugu. Redebo ze konterebo cyakure, hari Witeka ngo Dore amugire neza. Redebo ze konterebo afite abana 3. Redebo ze konterebo ariko ntabwo arashaka, yababyaye gutyo. Ariko Dore Witeka kuko akubwiye ko aza kujya neza. Dore ndabona Imana imurengeye. Redebo ze konterebo, Imana ivanyaho abantu umudemo n'umuriganya. Harimo abantu bahagurutse bafashe ingendo badindirira mu nzira. Umwasatani ariganya ibyabo, ariganya ibyangombwa by'inzira. Ariko ndabona haleluya, redebo ze Imana ifunguye imiryango. Niyo yabwiye kuru, yabwiye ngo amarembo ntabwo asugarirwa, nzakenyuza abami kugira ngo ngukenyeze. Redebo ndabona Imana igire neza aba bantu. Redebo ze konsekoterebo, ndabwiriye umuntu redebo ze konsekota redebo pe redebo ze konterebo witwa redebo ze konterebo redebo ze kota Mana ishimwe. Redebo ze konterebo Mana redebo ze konterebo. Witeka ahimbazwe agire neza abantu. Zepe konsekota
agire neza abantu be, agire neza abantu be. Ndabwiriye umuntu zebo yarize rebo se ko trebo abona diplome nziza n'amanota meza ariko amaze imyaka irenga 5 ntari igiceri cy'icumi arabona kivuye kuri diplome. Witeka Imana irambye ngo yo diplome yawe ahantu imbaraga zagisha itazayitabitse dore Witeka itabuye. Witeka arambye ngo ari abantu ataburiye amadosiye yabo. Witeka ataburiye amadosiye y'abantu irera atabitswa ahantu. Pere de vos conséquenta lebo se conta lebo ze contrebo. Ndabwiriye umuntu ari mu bitaro, ari mu bitaro agakanya ari kunyumva, agakanya ari kunyumva lebo ze contrebo ari mu bitaro ari gusenga avuga ngo Mana nurabukungire neza nakoze ibyaha ukamvana mwahangaha nzagukorera. Ndabwirwa ngo hari abantu Imana ingiriye igihe cyo kubaho. Imana irabarengeye. Izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Icyazanye Satani ni ukwica, gusenya no kurimbura, ariko icyazanye Yesu Kristo ni ukurangira imirimo yose y'abadayimoni yazanywe no gukiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Niyo mpamvu mpagaze mu kwizera abarozi batarikiye abantu. Haleluya, haleluya. Turabavana mu izina rya Yesu Kristo, turabavana mu izina rya Yesu Kristo. Tope kontrebo akazi k'abantu abademoni batabitse turakavana mu izina rya Yesu Kristo. Amadose y'abantu abademoni batabitse turataburura mu izina rya Yesu Kristo. Ubukwe bw'abantu Satani yatabitse akabuzinga turabubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ubukwe bube reboze kontrebo amadose y'abantu Satani yatabitse reboze kontrebo turayabohora turavana ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu mbaraga z'Uwiteka Imana, turi mu mbaraga z'Uwiteka Imana, turi mu twari w'Uwiteka Imana, mu mbaraga z'Uwiteka Imana. Reboze ko turabohora kubw'ijambo ry'Uwiteka Imana. Kwizera kurarema, kwizera kwategeka, ukufata Imana ari kwizaza ziburi muri kwizera, kuko ndabona Imana ibohora, ndabona Imana itaburura, ndabona Imana ibohora, ndabona Imana ibohora, mbona Imana ibohora. Reboze konseko terebo hari ubukwe bw'abantu Imana ibohoye, hari akazi k'abantu Imana ibohoye, hari abantu Imana ibura n'imanza, hari abantu Imana ikije indwara, hari abantu Imana ivanye igisuzuguriro, hari abantu Imana irengeye. Topero turataburura abademoni bagutarike mu izina rya Yesu Kristo. Topero konsekota reboze ko terebo amasezerano yawe abademoni baraziritse ariko turazitura mu izina rya Yesu Kristo. Witeka reboze ko terebo arakunkumuye avanye reboze ko terebo akuvanye mu puberi kubw'izina ry'Uwiteka Imana. Reboze soma rero Yes, Matayo 15:13. 15 eh 13 avuze ngo iki? 15 avuze ngo arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Imana igumugisha. Wo ni Yesu arabasubiza ati haleluya. Ndamukunda Yesu, ndamukunda Yesu, ndamukunda Yesu, Yesu ndakumva. Yesu uri muzima, uri mu haleluya. Rebote kota nimo birebo ndamwumva Yesu. Ngo arababwira ati igiti cyose data dateye icyo cyose kizarandura. Aze kukirandura, arandura amadeni, arandura indwara, arandura igisuzuguriro, akuro karande, akubohori. Ndabona arandura igiti cyose data dateye kigomba kurandurwa, kandi abona kirandura. Ndabona ikivuyeho. Witeka azanya amahirwe akabiri. Ndabona imarenge y'abantu bayo, ndabona imataba y'abantu bayo. Rebose kotrebo ndabona Imana ireme y'abantu bayo amashimwe. Rebose kotrebo imatugeneza imaturengere. Ngiye gusenga Imana, ngiye gusenga Imana. Ndasengana n'abantu babiri. Uwo muntu wa mbere sengana nawe ni umuntu utazi Imana, akizwa ashaka amaso Uwiteka Imana. Rebose kotrebo kuko ntabwo Imana ipfa gukora. Haleluya. Birasaba gutera intambwe kandi ugakizwa. Icya kabiri ndasengera aba bantu Imana inyeretse bagenda bikora imitwaro, bagenda bikora imitwaro bikoreshwe n'abantu. Uwiteka aje kubavana imitwaro. Imana tugiye neza. Ariko nasenga reka babwe nimero za telefone kuko ndarageze gusenga mitazose. 07 8 6 94 64 84 07 8 6 94 64 82.
reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, Imana nziza, Imana geneza, Imana amahoro, Imana mva gusenga, Imana geneza, Imana cyanuka, Imana geneza, Imana ikiza, Imana geneza, Imana murengezi, Imana tangaje, Imana tabara, Imana mva gusenga, Imana iriho, uri Imana yeri, Imana geneza, Imana amahoro, ujya neza murengezi wanjye uratabara, ujya neza murengezi wanjye urakiranuka, ujya neza murengezi wanjye urakiza, ujya neza ubwoko bwawe, Mana utabara ubwoko bwawe, Mana nziza, Imana geneza, Imana amahoro, yeboze kotebo, abatakuzi baye kukumenya, Mana baye kukumenya, abaguye Mana baye kubyuka mu izina rya Kristo. Mana yera ubw'umwariko sengeye abantu rero mwami bagendaga bikora imitwaro kandi batagize uruhare. Mana ndabasengeye kuko mwami w'abami, ndabona imitwaro bava ku bitugu, ndabona imitwaro bavaho, ndabona abantu bahoka, ndabona abantu baremera ishimwe, ndabona ubutabazi, ndabona imbaraga z'Imana, ndabona ineza y'Imana. Urakoze kubagiye neza, urakoze kubuhoye, urakoze kubuhoye, urakoze ko ari igiti cy'umuvumo kibi Satani rateye ku buzima bw'abantu ariko ukabukiranduye. Turagushimiye Kristo Yesu kuboya ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tugushimire, Imana iguhereze umugisha. Ibiganiro byacu nagaruka. Ciao.